mu gice cy'ejo cyashize muri pati y'ejo yarangiye twasize Brian yicaje umugore we Gloria kugira ngo baganire. Hari icyo yashakaga kumubwira, ese ni igiki? Nyuma yo kukivuga se Gloria we yabyakiriye ate? Inkuru yacu reka tuyitangire kuri Gloria ndetse na Brian. Gloria aba ari kwitegereza umugabo we kumubwira se be ko mbona udatuje, what's wrong? Ubundi ni ubwa mbere ndi kukubona witwara gutya, uri kwitwara bidasanzwe, hari ikintu kibi cyaba cyabaye? Ati mbwira, ndabona utameze neza, uri gutuma mpangayika, mbwira ni iki cyakubayeho, ni iki cyabaye umugabo nkunda? Erega iyo utishimye nanjye ntabwo nakishima, iyo udahari mba nshagase, ni wowe unyuzuza. Uri ibyishimo byanjye, none gute nakishima wowe utameze neza? Ndakwinginze ntuzatume hari ikintu kibi kikubaho, ibizakubaho byose jya utobora umbwire, ntuzigere n'iri na rimwe ubabara mpari. Ntabwo nzatuma hari igitonyanga n'iki na kimwe cy'amarira urira wenyine, mbwira ndahari kukumva kandi nguteze amatwi. Brian yitegereza umugore we akareba ubugwa neza ari kumubwirana, akarushaho kugira agahinda. Yakibuka ko yaciye umugore w'inyuma, mu mutima akavuga ngo sinkwiye kubabarirwa. Ese ni gute natinyutse guca inyuma umugore wanjye nkunda bigeze aha? Ese ubundi umugore wanjye namuburanye iki? Yewe kari na mwiza cyane ko ntewe ishema no kuba mufite. Icyo nari ngiye gushaka ntigeze mubonana n'igiki. Ariko mana umbabariye irya none, ntabwo nazongera kubikinisha n'umunsi n'umwe. Ubundi ibi ndabisohokamo gute? Ahita abaza umugore we akamubaza ati babe, ndatekarame mugabo nkunda. Ati se nakubaza umugore wanjye w'igikundiro? Undi ati mbaza rwose, niteguye kukumva kandi ndanagusubiza ntugire ikibazo, ahubwo mbaza vuba vuba kuko ndi kwibaza wayo umeze gutya. Umubaza ati se hari ikosa nshobora gukora ntube wambabarira? Ese hari icyaha nagukorera ntumbabarire? Uraramubwira ati babe, nta kosa n'iri n'imwe ritababarirwa, kubera yuko n'Imana iratubabarira. Dukora amabi menshi buri munsi, ariko iyo duciye bugufi tugasaba imbabazi, Imana iratubabarira kandi ikibagirwa. None njyewe ndinde wo kutakubabarira? Ese kubera iki ntakubabarira? Brian atuvuga ati rero babe, hari inkuru nshaka kukubwira, umbwire uramutse uri uwo mugore wakora iki? Ati uwo mugabo abaye ari wowe wamukorera iki? Ati se iyo nkuru se ni gateke? Ati ni inkuru yabaye ku mushuti wanjye. Ati ni ibiki se byagenze bite? Ati nyine mva ukuntu byagenze nuko byatangiye. Mushuti wanjye afite umugore we aramukunda pe, kandi n'umugore we ngaramukunda, mbese nyine barakundana. Gloria araseka kavuga ati ariko babe, uri umuti wamenyo kweri. None se gute abantu babana badakundana? Keretse nyine babandi baba bafite ibyo bakurikiye, nabyo bibaho ko ari abantu babana badakundana, ariko abo ngabo byo rwose ni urucabana, abo ni nkanjye nawe. Ati rero uwo mugore n'umugabo cyangwa se uwo mushuti wanjye n'umugore we barakundana pe, kandi byanyabyo. Ati be nkubwije ukuri, umushuti wanjye akunda umugore we cyane ku rwego ntagusobanurira. Gloria ati nkuko nawe unkunda.
Ryan ati ngiye birenze uko uwo mugabo akunda umugore we. Ati ko sinabona ubusobanuro bwavuga ingano y'urwo ngukunda, sinabona n'ikinyarwanda mbishyiramo. Ahari habaye hari ikintu gisobanura urukundo ngo ufite menya hari aricyo nakora. Ati kuko ibyo nakora byose ntabwo byakugaragariza urukundo ngukunda uko mbishaka, byari kugaragariza igice. Gloria araseka ari nakakomeza kwirebera umugabo we. Kamubwira ati babe, ndagukunda cyane pe, ndi umunyamugisha kuba ngufite, nkakomeza umbwira iyo nkuru. Undi ati rero uwo mugore igihe kimwe yaje kuzana murumuna we mu rugo. Murumuna we aramuzana ngo bari kuhaba. Gloria aza kubana na mukuru we ndetse na muramu we. Undi ati yego. None se kubana hari ikibazo kirimo? Atari ko se tuza gato mbanze nkubwira. Arahaza mu kuhaba, umukuru we yabaga adahari yagiye mu kazi. Murumuna we agasigara aho ngaho kubera ko umugabo yakundaga gukora ijoro akirirwana nyine na muramu we. Bigera aho baza kumenyerana, batangira kujya basangira. Byaje kurangira rero uwo mugabo, iyo nshuti yanjye, kubera guhorana na muramu we, murumuna w'umugore we, byaje kurangira agize atya aryamana na muramu we. Ati baryamanye inshuro imwe, ariko murumuna w'umugore we yarabyishimiye ndetse aba yumva byanakomeza. Ariko muramu we aba yumva yabireka. Ati gusa nanone akibaza ngo azahera he abibwira umugore we. Ngira inama, yambwiye ngo mugire inama. Uwo mugabo mugira inama yo kubibwira umugore we ko yaryamanye na murumuna we kugira ngo wenda murumuna we bamukure muri urwo rugo. Ati kuko murumuna we ibyo bintu ari kubigira iturufu, buri uko amushatse ari kumubwira ngo turyamane. Kuvuga tuzajya turyamana niho nganza abibwira mukuru wanjye. Ati uwo mugabo wamugiriye ihe nama? Ese wowe uri uwo mugore ukabimenya gutyo wakora iki? Gloria aritonda agatekereza, yarenze akavuga ati babe uzi n'ibindi, uwo mugabo niba ashaka gusenya abibwira umugore we, ariko niba ashaka kubaka nashaka uburyo uwo mwana ava muri urwo rugo, umugore we atamenye ko umugabo we yaryamanye na murumuna we. Ariko sheri icyo kintu rwose ni ikintu giteye isoni n'ikimwaro. Wowe urifata ukava ku mugore wawe ukajya kuryamana n'umuvandimwe? Ibyo bintu ni ibiki? Ariko njye rwose sinkubeshye babe, nta kintu umugabo yambwira kuri ibyo bintu. None se ibintu byose rega ni mu mutwe. Nose uwo mugabo ni uruhinja ku buryo ibyo yakoze atari yabizi. Tuvuge ko yabikoze atabitekerejeho. Ati babe reka nkubwize ukuri, njyewe rwose umugabo wanjye aryamanye n'umuvandimwe wanjye, tuvukana twonse ibiri rimwe, ryaba ari ryo herezo ryanjye nawe, nta kintu twakongera kuvugana. Namubwira agahitamo umuvandimwe, njyewe akandeka. Nose ubundi ubwo yaba ajya ku muvandimwe ansize atandeba? Uwo mugabo ahubwo wamunyegereza kareba ibintu mukorera nkamukurura nk'amatwi. Ubundi abagabo babaye bate? Ibintu njye mbona hanze ahangaha njye bijya binshobera. Tuvuga ati babe, njya numva bavuga ngo abagabo baremanywe inari, ariko ibintu byose wabikontorora. Ngo umugabo ngaca inyuma umugore we ngo atabiteguye atabishaka. Ariko babe reka nkubaze, abagore twaranaguwe. Ubu rero ategereje imbabazi z'umugore we, kandi uba ari umugore wamuciye inyuma
yaba ari kurwana no kwa kagatanya. Ati ndakurahiye njyewe rwose Gloria, umukobwa wa tata, ntago nshobora kubabarira uwo mugabo, ntibibaho. Erega twese dufite uburenganzira bungana. Ibi ni abantu bishyizemo byo kuvuga ngo umugabo yaca inyuma umugore we, ariko umugore naca inyuma umugabo. Ubundi who said so? Ninde wababeshya? Twese turababara, twese tugira agahinda iyo abo dukunda baduciye inyuma. Ngaho ibaze guca inyuma, ugaca inyuma umugore wawe, noneho ukamuca inyuma ku muvandimwe. Ariko babe, uri kubyumva? Urimo urabikurura? Ayo ni amahano atababarirwa. Njyewe Imana izabindinde, kubera ko sinzi ko nabona umutima. Ndagukunda mugabo mwiza, ndakwinginze ntuzatume hari ikintu kikunyambura. Njye nawe tuzahorana iteka, njye nawe tuzakundane mu bibi no mu byiza. Uzahora uri uwanjye, na nyuma y'ubu buzima ndifuza ko wazaba uri uwanjye. Niba koko habaho ubundi buzima, sinifuza undi mugabo utari wowe. Ariko ntuzigere ukora ikosa hirya uwo mugabo, kubera ko sinzi ko nabona imbabazi pe. Waba unteye agahinda ntazigera nkira. Ati ahubwo babe, uwo muntu tumureke rwose ataza kunyicira n'umugoroba. Ahubwo mbwira, urabanza ujye mu bathing room, nangwa mbanze ngira utundi tuntu ngutunganyiriza. Ati ibyo ari byose ku kazi aho uba wiriwe ntabwo uba wariye neza. Rero naramubwira ati reka mbanze njye mu bathing room. Gloria ati okay, reka ngutegurire ibintu byose. Urava mu bathing room umaze no kugukorera special. None se ngutekera amata nanga ngutekera African tea? Ndati ntacyo, teka African tea, amata wenda ndaza kuyanywa nijoro. Gloria ahita amusoma ku itama, kumva ati ndagukunda babe. Arigendera, Brian asigaraho. Imitima imibanda mu nyinshi, atangira gutekereza byinshi, atangira kwibaza ibintu byinshi, yewe bikamushobera bikamucanga. Mu mutima agatangira akavuga ati se Mana, iyo ntaza kugira ubwenge ngo mucabiranye gutya. Ati kandi disi ntagazi ko narindi kumubwira inkuru yanjye. Nakoresheje murumuna aho kuvuga umukuru, kuko nari mfite ubwoba ko Mana yahita nkeka. None se Mana, ibaze iyo mubuka nkabivuga, ubu mba mbuze umugore wanjye. Ubu se Mana, nzakoresha yahe mayiri yo kugira ngo nigobotore Debora koko? Mana ni iki nzakora, nzabigenza ne koko ko nifuza ko umugore wanjye ababara? Sinshaka ko umugore wanjye azabimenya. Niki nakora? Ese nzakora iki? Nzagendera kuki? Mana mu bwenge, Mana nyobora inzira ya nyayo. Sinshaka guhomba umugore wanjye. Ndamukunda urabizi, kumubura ni ukwibura. Umbabarire Mana, wereke umugaragu wawe inzira ashobora kunyura kandi ya nyayo. Twigarukire kuri Calvin ndetse na Kase. Kase ndetse na Calvin baba bari mu rugo mu masaha ya nijoro. Kase aba yikoreyemo rwose, abwira umukozi akavuga ati tunganya ibindi, guteka ndaza kwitekera. Arateka, Calvin aba yicaye mu sitting room, akareba uburyo umugore we yashyashyanye, akareba uburyo ari kugenda atunganya akana kariya,
agatangira kwibuka ibihe bya kera byahise, agatangira kwibuka ukuntu bari babanye hataraza mu kidobya, akibuka ukuntu bari babanye bishimye, akibuka ko rimwe na rimwe ubwo yabaga ari mu gikoni hari igihe yanamusangaga akamufasha gukata ibitunguru, akibuka ko rimwe na rimwe byamuryaga mu maso bigatuma umugore we amuseka, akibuka we n'akase uburyo babaga bari gukina babanye neza, agatangira kuzenga amarira mu maso, mbese atangira gukumbura ibihe byahahise. Mu mutima agatangira kuvuga ngo byose ni amakosa yanjye, ibyishimo byacu ni njye wabizanyemo kidobya. Atangira kuvuga ngo umunezero wacu, ahari umunezero hahindutse amarira n'agahinda, kandi byose ni amakosa yanjye. Nataye urukundo rw'ubuzima bwanjye, nataye uwo nakundaga n'umutima wanjye wose, natakaje kimwe mu bice bingize, yewe natakaje njyewe ubwanjye ku giti cyanjye. Narishutse mu mutima, nari nzi ko aho ngiye nzahabona umunezero usumba uwo nari mfitanye nawe, ariko ubu nibwo mbona ko nari naribeshye. Ubu nibwo mbona ko nishukaga, nta hantu n'aha na hamwe nshobora guta igihe cyanjye uretse kuri wowe. Iwawe niho naboneraga byose, iwawe hari umunezero, iwawe hari ukwishima, hari ibyishimo bidasanzwe, ariko none dore byose narabyangije kubera ukwikunda kwanjye. Basi mugore mwiza, niba warigeze wankunda niri na rimwe, uzambabarire. Ibi byose ababyivugana mu mutima, ahita yumva muri we rwose bimushobeye bimunaniye, agahaguruka akajya mu gikoni. Aragenda akareba uburyo kasi ari gutegura ibintu byose, agasanga n'ubundi ari guteka bimwe akunda. Aramwitegereza, akazenga amarira mu maso, mu mutima ati uyu yaba ari nka mbere mba muturutse inyuma nkamuhobera, byibura mba nanasomye umugore wanjye nkongera nkamubwira ngo ndagukunda, ariko ubu dore sinanabikora, ubu ngubu sinanabitinyuka, yewe sinabona naho mbihera. Aramwegera akabikora, akavuga ati ndeka mbikore bibe uko byakabaye. Amuturuka inyuma mu mugongo, ibiganza bye akabihuriza imbere. Kasi ajya kuvuga, Calvin akamubwira ati tuza, ni njyewe, wigira ikibazo, tuza ndakwinginze. Kasi nawe umugabo we akimufata gutyo ahita yibuka ibihe byahise, akibuka ko umugabo we yajyaga abikora, agahinda kakamwica, akazenga amarira, ariko akibwira mu mutima ati nkundira utuze mutima wanjye, nkundira utuze mutima wanjye, ndakwinginze ntunkoze amaso imbere ya Calvin, ndakwinginze ntutume ndira, aho ndirira ndahazi, ntutuma abona ko ndi umunyantege nke, ntutuma abona ko hari igihindutse muri njyewe. Mana nkomeza kandi ume gukomera, ndinde kuririra mu maso ye. Ahita yindukira akarebana n'umugabo we, Calvin aramureba, aramubwira ati kasi nari nje hano kubwira ikintu kimwe, uzambabarire niba koko warigeze unkunda, niba mu mutima wawe warigeze wumva unkunda bijyanye byo kandi by'ukuri. Kasatsi urabishidikanyaho se? Calvin ati ya ntabwo mbishidikanyaho, warankundaga by'ukuri kandi by'imamo, ariko byibura niba warigeze kunkunda just for once, ndakwinginze uzashaka imbabazi mu mutima wawe,
byibura uzambabarire, nubona nkwiriye amahirwe ya kabiri nzayahabwe. Njyewe ndagukunda kahise mugore mwiza, nkumbuye kuguhobera, nkumbuye gutemberana nawe, nkumbuye kuba ndi kumwe nawe hano mu gikoni uri kunyigisha guteka. Ese uzi ko ibyo nzi gukora byose ari wowe wabinyigishije? Nkumbuye kukubona uri kunsharenjinga umbwira ngo kata amashu, kata igitunguru, bikananira ukanseka. Ese ujya wibuka ibyo bihe? Nkumbuye kukubona uri kumbwira ngo nzanire iki. Nkumbuye kukubona uri kumbwira ngo ninkukatire ikintu nkagikata ariko nanjye nkikata. Nkumbuye kukubona uhangayitse ngo nuko nikase mu kiganza. Nkumbuye utuntu twinshi kuri wowe. Ese basi wowe ntabwo ubikumbuye? Ese basi wowe ntabwo ubikumbuye? Ndakwinginze reka twongere tube nk'uko twari tumeze mbere. Ndakwinginze reka twigarukire muri paradise yacu. Ndakwinginze byibura gira ikigongwe, mbabarira irya none. Mama hirwe nongere mba umwami w'umutima wawe. Mama hirwe nongere mpabwe ibyicaro mu mutima wawe. Mama hirwe nongere mba uw'ingenzi kuri wowe. Ese wambabarira mugore mwiza? Ese wambabarira ukanyumva? Ese basi uranyumva? Ese basi unyitayeho? Ndumva ntashaka kuva ku izima, ndumva ntashaka kukurekura. Nzakomeza ngusaba imbabazi. Igihe kinini kirashize, ndacyategereje imbabazi zawe ngo mbabarire. Sinzahwema kugucira bugufi, sinzahwema kukwereka ko ndi umunyamafuti kandi umunyamakosa. Sinzahwema kukwereka ko kuba udahari ubuzima bwanjye nabwo budahari. Twanyuze muri byinshi ariko twatandukanyijwe n'akantu gatoya. Byibura ariko urukundo twakundanaga ruba ikimenyetso, rutubera umuhuza, rutubera ikiraro, rwongere ruduhuze. Reka duhe agaciro urukundo rwacu rwa mbere. Ndakwinginze uzansabe gukora icyo ushaka icyo ari cyo cyose, ariko njye nawe twongere tuba umwe. Ndakwinginze nkumbuye kugenda mfatanya akaboko ku kandi nawe mu muhanda, nkumbuye gusohokana nawe, nkumbuye gutemberana nawe, nkumbuye bya bihe. Nkumbuye za mano wanzaniraga za hato na hato. Nkumbuye gutaha unyambira umbaza ngo wiributse mugabo mwiza. Nkumbuye kukubona uri kumakeya. Nkumbuye kukubona uri kuntamika nk'uri gutamika umwana mutoya. Nkumbuye kukubona turi gushwana ngo nuko ntariye, byose ari ukubera kuri kunyitaho. Nkumbuye kubona call yawe wahangayitse umbaza ati mugabo mwiza kudataha uri hehe? Ese basi uri amahoro? Nkumbuye kubona uwo mugore wajyaga nkorera surprise akansanga mu kazi anzaniye impano. Wa mugore wajyaga wibuka ko nagize isabukuru mu gihe njye nabaga nabyibagiwe. Umugore wajyaga wibuka yuko nkwiye kwambara neza kantegurira imyenda nambara. Ese urabyibuka ko wajyaga untegurira imyenda nambara kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kandi nkambara neza? Ibaze ko abantu bose mu kazi bajyaga bambaza ese ubundi ugurira he? Ese ubundi kwambara wowe wabitekereje? Nkasa neza. Nahoranaga amanota meza yo kwambara neza mu kazi. Byose mbikesha wowe mugore mwiza. Mbabarira wongere unkunde, mbabarira ungirire impuhwe. Ndakwinginze wowe ukagira Imana we, wowe ukabyara wabyaje inka, wowe ukabyara ahungu n'akobwa we. Erega ikibazo gihari ndakizi, ariko icyo ntabwo nkitayeho. Reka twirengagize ahahise, turenge ibidutandukanya, ahubwo twite ku biduhuza. Basi ngirira impuhwe, wongere unkunde. Karuvina akomeza kubwira Kasi
ntabwo ariko sindi bugwatirize, genda wicare witekerezeho, igihe uzumva umbabariye uzambwira uti ndakubabariye. Kasahita abwira Calvin, akamubwira ati Calvin, ese uragira ngo nkubwize iki? Njye nawe ntabwo tukiri umwe, njye nawe twaratandukanye, njye nawe turi babiri batari umwe, ubu uri ukwawe nanjye ndi ukwanjye. Akira ukuri kuko njye nawe twatandukanye kandi tutazigera twongera kuba umwe. Akira yuko njye ndahahise hawe, utangire ubuzima. Reka dufunge iyi chapter, buri wese afungure new chapter, utangire ubuzima bushya, ubuzima butarimo kase. Nanjye ntangire ubuzima butarimo Calvin. Narakubwiye ngo isaha n'isaha nagenda, n'impamvu nkiraha ni uko urwaye. Inzu yanjye yaruzuye, bayikora amanywa nijoro kugira ngo byibura mbona ahantu njya. Rero akira yuko kaseta gihari, hatazigera yongera kubaho mu buzima bwawe. Calvin arababara, aramubwira ati basi mpobera bwa nyuma, basi mpobera bwa nyuma, ndakwinginze reka nkuhobere, byibura bizaba urwibutso rwanjye nawe. Kasa aramubwira ati ariko ndacyahari, ntabwo ndagenda, ninjya kugenda nzaguhobera. Calvin ati basi nabwo mpobera, ndumva nkumbuye kuguhobera. Kasa arabyemera, bagahoberana. Tubaveho twigere kuri mukecuru ndetse na Krenia, umwana wa Clevis na Deborah. Krenia bamaze gukura, maganira na mukecuru bataka ku nyogoko. Uyu munsi ku ishuri habaye udushya. Mukecuru ati kandi byagenze bite mwana wanjye? Atari ko nyogoko, hari ikintu abantu ku ishuri bavuze. Abana ku ishuri bahora banserereza, bakambwira ngo bo ngo bajya ku ishuri, ngo ababyeyi babo bajyanye mu modoka, ngo abandi ababyeyi babo baza kubacyura, ariko njyewe nta muntu n'uyu n'umwe ujya uza kuncyura. Rero se ubundi nyogoko, reka mbanze nkubwire, subizi ko ndi umuhanga se, mbo wa mbere mu ishuri. Warambwiye ngo ninjya niga ngo ngatsinda amasomo neza uzajya unsubiza ikintu cyose nkubajije. Nyogoko nigeze kukubaza ariko ntiwansubiza. Gusa abana ku ishuri bajya banserereza, bakambaza ngo ese nta babyeyi ugira? Nyogoko ubundi kubera iki nta papa na mama mfite? Kubera iki ari wowe wenyine mbona? Ese ubundi papa na mama nta nubwo bajya badukumbura byibura ngo babe banadusura? Nanjye mbane papa wanjye nabwo mama wanjye. Mukecuru ati Krenia rero umwuzukuru wanjye, umwana wanjye nkunda, ababyeyi bagusize ukiri muto, wari uruhinja cyane, bakumaye ufite amezi 6, none dore ubu ngubu urakuze, uri mu wa mbere segonderi. Abo bana baza gucyurwa n'ababyeyi, bakazanwa n'ababyeyi ku ishuri, iwabo barifite, bafite izo modoka. Mwana wanjye rero n'ubundi nk'uko kuva kera ukiri muto wamenye ubwenge ukajya witwara, kandi ndanagushimira. Uri umunyabwenge mwana wanjye, ufite ubwenge, uri umuhanga, ntabwo wigeze untenguha, uri kaza ubwenge pe. Nkunda kunyumvira kandi unyubaha. Ariko reka nkubwire mwana wanjye, ababyeyi bawe ntago bakiriho. Papa wawe na mama wawe bapfuye ukiri muto cyane. Krenia ati oh nyogoko, burya bwose ndimfubye, none se ari mama na papa, uwo ubyara ni uwowe?
umukecuru aramubwira ati rero Kirene ya mwuzukuru wanjye, mama wawe niwe mbyara, nyine urumva papa wawe na mama wawe ibintu byababayeho ntabwo nabona uko mbigusobanurira. Nyine mama wawe yapfuye ari kukubyara, noneho papa wawe akomeza kubana nawe, ariko kuko yakundaga mama wawe cyane kubyihanganira biramugora, yananiwe kwakira ko atakiri kumwe n'umugore we, kwiyitaho biramucanga biranamushobera, birangira nawe apfuye. Ubwo nawe akimara gupfa nibwo bakunzaniye mwana wanjye. Jone ati yo nyogoko umbabarire nkwibukije ahahise, ariko ndumva mama na papa ari intwari zanjye, mbakumbura ntabazi, mbakunda ntabazi, ariko byibura aho bari bajye bamenya ko nakuze, byibura papa na mama aho bari baterwa ishema nanjye, bajye bumva ko umukobwa wabo njyewe Kirene nakuze rwose meze neza nta kibazo, kandi rwose nyogoko humura sinzagutenguha. Yacura ati ndabizi mwana wanjye, ndabizi igihe cyose uba hari ku bwanjye. Ndavuga ati rero nyogoko uraza kumbabarira uyu munsi njye kwigana na Logan. Logan urabizi ni inshuti yanjye, twarakuranye kuva mu bwana, twariganye yewe dutsindana n'icya leta, twembi turatsinda, ariko yanze kujya kwiga mu kigo abamo nsize, aremera yiga ataha kubera njyewe. Rero twasezeranye ko tuzajya twiga njyewe nawe, urabizi ko twese tuba bambere mu ishuri, rero tuba twashyize hamwe. Nyogoko wanyemerera ko turi mu bihe bya examen nkajya kwigana na Logan? Cecuru ati se mwana wanjye wagiye umubwira akaza hano akaba ariho mwigira. Kirene ati nyogoko umwana wo mu bakire nkuriya akaza hano, nuze nyogoko twamwicaza he? Hasi ku musambi? Nyogoko nta ntebe tugira. Se basi nyogoko nta nubwo ureba ahantu tuba? Oya basi reka njya kwa Logan, nyizera. Umukecuru aterega mwana wanjye si uko ndakwizera, ahubwo mba mfite impungenge z'umutekano wawe. Ati humura ndaza gutaha kare. Umukecuru aramubwira ati okay ngaho genda. Kirene yaragenda akajya kwa Logan, agerayo asanga Logan yarahagaze hejuru kuri etaje amutegereje, ahita amanuka akaza kumufungurira. Aramubwira ati nari ngutegereje, nari nangiye gutekereza ko utari buze. Kirene yabwira Logan, aramubwira ati Logan turi inshuti kuva tukiri bato, ntabwo nshobora n'iri na rimwe kugutenguha kandi twabyenyemeranyijwe, tugomba gukora cyane kuri iyi nshuro. Ati kandi ndifuza yuko tuzaba aba mbere twese dufite amanota ari hejuru ya 80, byibura uzagira make azagire nka 85, ariko byibura twihe intego yuko buri muntu azagira nka 90 kuzamura. Logan ati cyane rwose nkunda uburyo uri umukobwa w'umunyamurava, iyo ntaza kukugira umenya hari ntari buzigere nirinda rimwe ngira ubwenge. Njya numva abantu bavuga ngo abana bo mu bakire ngo barabazwa, nari ikintu baba bazi mu ishuri. Rero ntekereza ko ubuhanga n'ubumenyi mfite ni uko kuva mu bwana wagiye umba hafi. Kirene ati ariko nawe wambaye hafi. Ati njya nibuka bwa mbere twiga mu nasari, mwese mwakundaga kuza ku ishuri mufite ibyo mwihembye, ariko njyewe nkaza nta kintu mfite. Rimwe na rimwe nkaza mfite amazi muri mu gatere munsi
kugira ngo mugire ngo hari icyo nazanye, ntabeshya ngo hari icyo napfunyitse kugira ngo byibura bataza kunseka. Ariko umunsi umwe uza kumvumbura urabimenya. Rogan wanyitayeho, ibaze ko wanyitayeho tukiri mu nursery, wanyitayeho tukiri bato cyane, ukaza n'ibyanjye n'ibyawe buri munsi. Abandi bana ntibajyaga bakina nanjye kuko nanjye nakuriye mu bwigunge, ariko wowe twarakinaga. Niyo mpamvu ntazigera ntuma uva mu buzima bwanjye, sinzigera nguhomba. Nzakora uko nshoboye njye nawe tubeho kandi dukomeje kubana. Rogan ati wow, tamufata akaboko ati ngaho tujye kwiga. Ariko mbere yo kwiga hari akantu naguteguriye. Ati ariko nawe uhora ntundushye, ntunoze kandi wateguye iki? Ngiye horere ndabizi ibyo ukunda, tugenda ubanza ujye kubireba. Keni yaraseka avuga ati ariko Rogan nawe uzangira gahone, basi wajya ushyira muri miya buri gihe uba wanguriye utuntu. Rogan ati Keni ya look, muri inshingano zanjye ngomba kujya ngufasha. Baragenda we abazi ko hari ibintu byo kurya yamuteguriye. Rogan yinjira mu cyumba cye agasohoka afite akantu k'agakarito. Keni ati ubundi se none se njye narizi ko ngiye kwirira, none ndabona ufite ibintu bimeze nk'ibikarito, ubundi aho harimo iki? Ahita amwereka kabona ni telefone. Keni ati telefone? Njyewe ngurira telefone? Uzi telefone ni yanjye? Rogan ati yego. Ati nakuguriye iPhone. iPhone? Yarumva izo telefone zivugwa, nta nubwo ndabona umuntu uyifite. Undi ati meze nka yindi yanjye. Ati genda nawe, tubwiye telefone wayiguza amafaranga angana iki? Rogan nezere kuri kunyindisha. Rogan aravuga ati Kenya, iwanyu uko mubayeho ndabizi, nta kintu n'iki na kimwe muba mufite. U Rwanda no kwiga, karwana no guhiga byibura ngo mubone icyo kurya n'icyo munywa. Rero ndi hano kugira ngo byibura ngo bakinge. Inshuro nyinshi iyo ngushaka sinkubona, nakuguriye telefone kugira ngo byibura ninjye ngushaka nkubone tuvugane. Njya mbabazwa n'uburyo mu ishuri twese dufite urubuga duhuriramo, ariko wowe ukaba utarimo. Nshaka ko nawe ujya ku rubuga, sinkeneye ko bakomeza kuguseka. Ese ujya wumva uburyo abana baba baguseka mu ishuri ngo nubwo uri umuhanga ngo iwanyu muri abakene, nubwo uri umuhanga wambara nabi, ngo nubwo uri umuhanga nta kintu n'iki na kimwe ufite? Keni yatangira kurira. Rogan akavuga ati mbabarire ntabwo nashaka kukuriza, ariko iyi telefone ni impano naguteguriye. Ndabizi ko ukunda popcorns n'ibiraha, nabyo nidusoza kwiga ndabikugurira. Aravuga ati ndakwinginze nturire, njye mba mpari kugira ngo ngufashe kandi rwose nkube hafi. Amuhereza telefone. Yurira bakarira. Ati se basi nzamenya no kuyikoresha ko kuva nabaho namenye ubwenge ntaratunga telefone, sinzi nuko bayicana. Rogan ati humura nzabikwigisha. Ati kandi nakuguriye na simcard, iyo line mbaruyeho, nubishaka tuzajya gushaka n'indi kubaruyeho. Keni ati wimbeshye, wose ufite imyaka y'umukuru ku buryo line yabikubaruyeho? Ariko uri kwirengagiza ko dufite imyaka mikeya, ubagiye ko twiga mu wa mbere. Rogan ati nagira ngo numve base niba ubizi. Nyine line numbaze ukuntu nayibonye, ariko harimo na line. Ahita yongera akindura, kamuzanira inkweto zifunze. Kavuga ati ntuzongere kwambara nabi. Aha hari n'indi nifomo nakuguriye, hano hari n'ipasi uzajya utera buri munsi. Ugomba kujya uza ku ishuri uri smart,
ikindi ujye witegura nzajya nza kugufata iwanyu tujyane ku ishuri. Ntabwo nshaka ko hari umuntu uzongera kugusuzugura kandi uri inshuti yanjye. Ndabizi abantu benshi bakubaha kubera njye, yewe abantu benshi bajya banakumbuza kavuga ati kari agakobwa k'agaturage katazi kwambara, ubundi kubera iki mu bicuti. Ariko twarakuranye, ntabwo nshobora kukureka ngo nuko ari uko dukuze. Ken yashimira Logan, agafata impano zose aba yamuhaye, ubundi bagatangira kwiga bashizeho umwete. Ken agakomeza gusobanurira Logan ibyo atumva byose, akamusobanurira ibimunaniye n'ibimushoboye byose akamusobanurira. Ken yari umuhanga cyane, aba ari umuhanga z'ubwenge, nta somo n'iri na rimwe rishobora kumunanira. Tuve kuri Clenia ndetse na Logan, twigire kuri Brian. Ari kuwa gatanu mu gitondo, ari mu kazi nka saa yine gutyo, telefone ye irasona, mu kureba akabona ni Deborah umuhamagaye. Arabanza akayireka ikikuraho, Deborah akongera akamuhamagara. Brian agira akayitaba, mu kuyitaba Deborah aramubwira ati usigaye wanga ko nyitaba? Brian ati oh sorry, nari ndi mu kazi kenshi ariko nawe umpamagaye mu masaha y'akazi. Deborah ati oh wow, abandi bana bagira akazi, mutubabarire. Hanyuma mbwira gahunda y'iyi weekend se tuzasohokera he? Ndagufite singufite? Brian ati Deborah, wambabarira ibi bintu tukabireka, ko numva nashaka niri na rimwe kongera guhuza nawe. Mbabarira, naciye umugore wanjye rimwe, sinzongera kumuca inyuma. Deborah turakomeze se? Brian ati ndakomeje. Deborah ati noneho niba utabishaka reka nze mpamagare murumuna wanjye, byose mbimubwira. Nzanamubwira ko ari wowe wampamagaye, sinzamubwira ko ari njye waguhamagaye. Brian atamubwira ati oh, wait Deborah, buretse gato tuvugane, reka ibi tubiganireho. Deborah ahita akupa. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese Deborah agiye kubwira Gloria? Yaba agiye gutobora akamubwiza ukuri, akamubwira ati njye n'umugabo wawe twararyamanye? Ubundi se naramuka bivuze Gloria arabyakira gute? Byose rero ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Mbabazi Naguha, ni njye uyandika kandi nkayibagezaho. Nitwa Atete. Tuzahura mu bice bizakurikira ku munsi w'ejo.